Halo, turabashuje mwiriwe neza mwaramutse bitewe n'aho muri. Uyu munsi tubazanye rero mu muco nyarwanda, mwigere hino tuwuganireho rwose. Uburere, imico, imyifatire n'imyitwarire hano mu Rwanda, hari imico igenda icika. Imico igenda icika mu bantu bakuru no mu batoya, kandi abakuru bagombye kuyigira, noneho nyine bakayitoza abatoya. Genda reba ku bana cyane. Umuco wa mbere cyangwa se imigirire. Icya mbere rero, guhagurukira abantu bakuruta cyangwa se abanyantege nke. Dore rero, ubundi ubusanzwe iyo uri ahantu hari ibyicaro bikeya, nko muri bisi n'urugero, mu birori runaka hahuriye abantu benshi, ukaba uri umuntu wicaye ufite imbaraga, ukiri umusore ukiri inkumi, cyangwa se undi muntu wese ufite imbaraga ukomeye atarwaye, hakaza umukecuru uramuhagurukira akicara, hakaza umusaza urahaguruka wihuse kandi mu kinyabupfura ukamuha umwanya ukavuga uti nimuze mwicare, ugahaguruka. Umugore utwite urahaguruka, umugore uhetse umwana cyangwa umuntu ufite ubumuga. Iyo mico rero igenda icika. Dore ukuntu byifashe. Umuntu aba yicariye nko muri bisi, yabona hinjiye umusaza w'intege nkeya agahita ajya muri smartphone akishijisha. Cyangwa no mu bukwe n'ahandi, umusaza ukamuca amazi cyangwa umwe muri bari abantu bari hejuru navuze, nyine ukabyirengagiza ukasa nkaho utabibonye, ukiraza i Nyanza muri za mvugo z'imigani nyarwanda ukijijisha. Ariko ubura rero uba usebye. Ntabwo rero bikwiye yuko waba wicaye hari umuntu w'umunyantege nkeya uhagaze kandi ufite imbaraga, ubizi neza ko utarwaye. Ibi niba ujya ubikora wisubireho. Niba uri umubyeyi ukaba utajya ubitoza abana, utangire ubibatoze. Umuntu ubikora ukaba ukora ikosa nk'iri ngiri, umva ufite zeru rwose mu myitwarire, zeru yawe. Umuco wa kabiri ugenda ucika kandi wari mwiza, iyo umuntu akubwira ibintu bifite agaciro, umutega amatwi ukamuhanga amaso, ukirinda kujarajara. Urugero nko mu nama cyangwa se hari nk'ikiganiro umuntu ari gutanga ahantu, ugasanga uri mu bantu bamuteze amatwi nawe witabiriye, ugomba guhagarika ibintu byose urimwo, nta kujya muri smartphone, nta kugumya witaba telefone za buri mwanya, ugumya uganira n'abo mwegeranye. Oya, icara utege amatwi wumve ibyo bakubwira, aho kugira ngo uze ugumye ukora ibyo navuze haruguru, ugumye ujya muri telefone ugenda ugaruka. Taha, ureke kuvangira umuntu urimo uravuga. Uwo muco ntabwo ari mwiza. Undi muco wa gatatu ugenda ucika, iyo umuntu mukuru ari kuvuga, by'umwihariko mu muryango, umwana araceceka. Nta mwana uca umuntu mukuru mu ijambo. Abana mubigisha uyu muco. Niba papa ari kuvuga, abana batega amatwi, ntabwo baca papa mu ijambo. Niba mama ari kuvuga, abana batega amatwi. Nuko bimeze. Ibyo nyine mukabitoza abana, kuko umwana ntabwo yavuka ngo abimenye utayimubwiye. Kumubwire ngo ntuzongere kuvuga papa ari kuvuga, ujye ureka abanza asoze. Cyangwa ntuzongere kuvuga mama ari kuvuga, cyangwa se n'undi muntu mukuru mu muryango. Hari ahantu usanga abana barabafashe nabi, umuntu ari kuvuga mukuru ugasanga umwana amuciye mu ijambo. Cyangwa haje nk'umushyitsi ukabona abana bari kuza bamwurira, bagira bate, bamutesha umutwe. Ibyo bintu niba ufite abana bameze batyo, warabishe, nawe ufite amakosa, kandi nibakuru uzicuza. Ibyo bintu rero bicike. Iyo umuntu mukuru ari kuvuga, abana batega amatwi, ntabwo bamuvugiramo. Umuco wa kane nawe ugenda ucika. Bashiki bacu, nta mukobwa w'umwari, umukobwa nyine w'inkumi uryamira, igitotsi, nta mukobwa w'umwari uryamira ngo aryame kugeza mu gitondo saa 12, saa moya, saa 2. Reka, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo.
nyine byaterwa n'uko ubaho nabwo, ufite kuba ukora akazi kagoye, ufite kuba ukora ijoro utaha bwenda gucya, birumvikana. Ariko niba waryamye kare, ukaba waryamye mu masaha atuma bigera mu gitondo waruhutse, nta mpamvu yo kuryamira. Byuka ukora isuku n'indi mirimo yo mu rugo muzi nyine abakobwa bakora. Ariko rero ikibazo kiriho ubu ngubu rero, umukobwa araryamira da, igitotsi akagikata. Ahubwo wahagera nka saa moya saa mbiri, ugasanga umukecuru niwe wabyutse, niwe uri gukubura cyangwa niwe uri gukoropa. Urumva, umukobwa umeze gutyo, zeru yawe urayegukanye. Ntabwo ari byo, uwo mukobwa arazinduka, ntabwo umukecuru akubura uwo uryamye. Kirazira, kirazira, uwo si umuco nyarwanda. Undi muco wa gatanu, ababyeyi ntibakwiye kuvugana nabi. Kwa kuri nyine mutumvikanye ku bintu mukarakarana, ngo bavugane nabi mu maso y'abana, kirazira. Niba hari ikintu mutumvikanyeho, mwagombye kujya ahantu wihishe, mukajya nko mu cyumba, kandi nabwo mukabiganira mu majwi matoya. Ariko ni gute uvugana nabi n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe abana bareba? Ubwo se muri kubatoza uhuye muco? Niba muri ababyeyi umeze gutyo, yewe mwarimu mbahaye zeru. Ntabwo ari byo. Ariko rero iyo umunyeshuri abonye zeru none, ejo aba afite icyizere cyo kuzabona amanota. Mubikosore rero. Iyo umwana mumutoje ibyo bintu, muvugana nabi, mutongana mu maso ye, abana barahungabana. Umwana akaba ahungabanye, haba akantu gatoya akikanga ati kandi buriya papa na mama bagiye kongera batongane. Ugasanga umwana arikanze, ugasanga umwana baranihungabana, akomora ku babyeyi. Ntabwo ari byiza rero. Ikindi, uyu mwana usanga akuze mu buryo busa nkaho ari ikihebe. Kuba ikihebe ni ukuvuga ngo hari amahame y'ubuzima bwa muntu akura atayemera, nk'ihame ryo gushaka, ko umukobwa ashaka umugabo, umuhungu agashaka umugore. Avuga ati nashaka umugore akajya ambwira nabi kuriya, cyangwa nashaka umugabo akajya ambwira nabi kuriya. Nyine yabibonye iwabo, ntabwo azi ibyiza byo gushinga umuryango, yabonye abo barwana. Noneho ejo yamara gukura abaye umusore, ugatangira kumubwira ngo ariko mwana we, kuki utanzanye umukazana, ufite ikihe kibazo? Abasore nyine mugatangira mubavugaho, mubanenga, mubashyiraho igitutu, ngo nibarongore. Kandi ahari atanabikunda, yarakuze, uburyo mwitwaye mu muryango mwarayimwangishije. Nyine ntakubwira impamvu, ariko yumva atabishaka, nta nyota yabyo afite, kuko yakuze abona bibishye, ise na nyina batongana mu rugo, nta cyiza bafite mu rugo. Rero ibyo bintu bicike. Ntabwo ababyeyi bavugana nabi mu maso y'abana. Umuco ntugacike, kirazira, kirazira, kikaziririzwa. Kwitondera umuco nyarwanda, indangagaciro nyarwanda. Twebwe tuvuga indangagaciro nyarwanda, buri gihugu kigira indangagaciro zacyo. Indangagaciro nyarwanda kuzitondera ubwabyo, nibyo byonyine bizakemura ibibazo dufite mu muryango. Rega indangagaciro nyarwanda zifitanye isano ikomeye n'ijambo ry'Imana, Bibiliya. Buriya rero abantu batatira indangagaciro nyarwanda, umva, ntabwo bazajya mu ijuru. Aho ngaho mbakura inzira ku murima, mwamaze kugomera Imana, ahubwo mwisubireho. Reka dusoze mbabwira nti umuco ntugacike. Tuzakomeza ibindi biganiro. Ijambo ry'ubwenge, mwene Siraki haragira hati: ushimwa akiri umukene yakira hagacura iki? Uwo basuzugura akize nakina ntibazarushaho? Niba umuntu ashimwa kandi akennye, urabizi nyine ko abakire nibo bashimwa. Umuntu akaba ashimwa, yemerwa, kandi ari umukene, ubwo nakira bizagenda bite? Nyine bazamushima kurushaho. Noneho rero hari abakire basuzugurwa, nyine bihangana. Niba umuntu asuzugurwa ari umukire, bakamuca amazi ari umukire kubera ukuntu yitwaye, none se ubwo akenye byagenda bite? Umva, nta n'uwajya amusuhuza. Mugire amahoro.